kuvangwa umwana ubana n'ubumuga. Bimenyimana Jean Bosco ni umubyeyi utuye mu kagari ka Ngara, umurenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. We n'abandi babyeyi nabo bafite abana bafite ubumuga bagaragaza ko hakwiye kugira igikorwa hakajyaho amashuri menshi yihariye ku bana bafite ubumuga, bitewe n'uko mu mashuri asanzwe ngo usanga batitabwaho. Ni ukuvuga ngo mu kuvangwa umwana ubana n'ubumuga mu buryo bimugora mu mashuri yandi, usanga nyine harimo haba harimo nk'abandi bana nyine batabana n'ubumuga, uba usanga nyine batabavuga neza, bikaba ari ikibazo kumujyana ku ishuri ririya ryo muri leta ntabwo byari byoroshye pe. Namujyanaga hanyuma aho namusize akaba ariho musanga, ntihagire n'umwarimu umubwira ati wige rimwe cyangwa kabiri. Akenshi na kenshi umwana ufite ubumuga aba akeneye umuntu umujyana ku matuwarete umwitaho buri kanya. Hari ababa bari bumwire ku mazuru yagize ikibazo, ariko ku mashuri asanzwe ntabyo bafite, nta barimu bafite bakurikirana ikibazo cya bene aba bana bafite ubumuga. Kuri ubu mu murenge wa Bumbogo ni hamwe mu hatangijwe ishuri ryita ku bana bafite ubumuga. Gilbert Kubwimana uyobora umuryango Love with Actions ari nawo warishinze, agaragaza ko amashuri nk'aya yita ku bana bafite ubumuga azana impinduka zikomeye mu mibereho yabo. Imbogamizi nako kato nyine bahabwa, bigatuma abana ntibisanzura, abana ntibagera mu bandi, bagahezwa mu rugo, bahora bakingiranye, ba mama babo bagiye mu mirimo bakabasiga babakingiranye mu rugo. Ariko nibwira ko n'iri shuri rigiye kuba igisubizo, kubera ko noneho abana ntabwo bazongera kwirirwa mu rugo, banyina babakingirane bigendeye, bazajya baza ahangaha tubigishe, tubirirwane, tubagaburire. Inzego z'ibanze mu murenge wa Bumbogo zigaragaza ko amashuri yihariye yita ku bafite ubumuga atuma nta mubyeyi wongera gusiga akingiranye umwana we mu nzu ngo nuko afite ubumuga. Hakizayezu Olivier ni umukozi w'umurenge wa Bumbogo ushinzwe kwakira ibibazo by'abaturage. Murabizi ko abantu bafite ubumuga hari ibintu byinshi bajya bahezwamo bitewe n'icyo kibazo, ariko aya mashuri yaje kubikemura ko twari dufite abana bafite ubwo bumuga batabasha kugira uburenganzira mu kwiga. Inyigo zitandukanye zakozwe ku buzima bw'abana bafite ubumuga zigaragaza ko benshi muri bo bagiye batereranywa n'imiryango yabo, abandi bagahabwa akato biturutse ku mpamvu zitandukanye ziganjemo ubukene n'ubujiji. Leta nk'umwishingizi mukuru w'aba bana bafite ubumuga imaze kubona ko hari imiryango idashaka kurera abana bayo n'iyindi itabishoboye, yahisemo gufatanya n'abakorerabushake, abagira neza ndetse n'imiryango yigenga mu gufasha aba bana mu mikurire yabo, kuko muri bo harimo n'ab'imfubyi. Daniel Hakizimana, Flash TV.